ufite ibirori, inama, ubukwe, bidi cyangwa ibindi, igisubizo ni Nova Event Management. Uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe. Tugutegurira protokole mu muhango wari wose, gahunda zose ukeneyemo umwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari, kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira. Dukodesha imodoka ku bafite ubukwe, imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa n'abifuza gutembera, gufata amafoto na video ndetse na live streaming. Dutegura amafunguro, ibyo kunywa ndetse na kofi. Inama kandi ku bijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82. Hitamo Nova Event Management, uryoherwa na serivisi nziza, kuko turenze gutegura ibirori. Dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe. Perezida rero yarangije abwira diaspora y'igihugu cye cyo mu Bubiligi ko yo mu Bubiligi ati sinitaye ku byavuzwe, ndabizi ko bazabitekerezaho hanyuma bakampa icyifuzo kandi ndabitegereje. Yes. Ubwo abo yavuga n'abanyarwanda n'u Rwanda rugiye kubitekerezaho ati il faut me donner une offre. Une offre yesi niba musubije n'ubu ndongeye turaza kubigaruka hakomeje kumusubiza. Utegure hafi icyo gisubizo turaza kukivuga. Kuri ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe ariko nabyo uravuga Olivier Nduhungire yasubije anyuze kuri X. Turaza kubigarukaho wenda twakwita tuyijyaho twinjira kuri Congo direct. Yego. Turaza kureba intambara diplomasi hagati y'u Rwanda na Congo uburyo ikomeje igice cya kabiri urumva bari kudihishurira yego ama fact agaragara rwose yego tujye rero kuri Amerika. Amerika n'Ububiligi ngo byashimye icyemezo cya RDC cyo kwitandukanya na FDLR. Umwanya umwe Kisekedi aravuga ibi agatanga itegeko ngo FDLR are ni mumanika amaboko. Kisekedi ntabwo yigeze atanga iryo tegeko. Oya ngiye wenda impamvu mbishyigikira ko ari we waritanze, ntabwo igisirikare cye cyajya kwemera ko cyakoranaga na FDLR ku mugaragaro ngo mumanika amaboko. Leta igisirikare gishobora kuvuga au nom du président. Ibyo twabidiskiseho ejo bundi kenshi ku giti cyane ndumva ntabigarukaho. Basi reka dufate ibyo bemera da. Udukurikije ari umuntu wagusubije kuri mu kiganiro twakoze. Yego. Atari ko Abdara ajya agereranya u Rwanda na Congo akagira ngo ni bimwe. Uko mekanizm ikora hano. None buriya iyo turi gukora ikiganiro nk'iki ngiki resonoma zabushyira ku rwego rwa Congo. No Congo mbona ushaka kuvuga ngo ikore uko ibindi bihugu bikora. Pourquoi pas? Congo ni isanzure mu mikorere yabo iratungurana. Kugira ngo wumve biba muri Congo ugomba kujya mu isanzure. Urindiriye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa guverinoma ya Congo itangaza ngo FDLR cyangwa inama ya kabine ngo itangaza ngo FDLR mumanika amaboko. Arasi ko bikorwa bebe. Uriya hariya waranyuzwe wumva ko decision yarafashwe se kuva Congo itari yabinyomoza guverinoma ngo inyomoza ati ibintu wowe igisirikare mwavuze sibyo. Yego. Nge naranyuzwa ahubwo icyo reka dutegereze turebe ibyo bavuze. Yego. Kuri bizashyirwa mu bikorwa rero ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. None se waba wumvise le moyen zashyizwe à la disposition ya FARDC kugira ngo zirwanye FDLR. Igere bitazashoboka. FDLR ndashaka kuvuga naturellement kugira ngo wumve nyiri byo shaka kubwira naturellement les FARDC ziri capable gutsinda FDLR. Waya ntabwo ziri capable ku buryo zaha FDLR ultimatum. Ni nayo mpamvu iyi kuko iyi nuza iranditswe kuva tariki ya mbere. Yego. Kugeza ubwo tariki 30. Yego. Ubwo tugiye kureba ultimatum yatanze barayubahirije. Niyo batarayubahirije harakorwa iki? Yego. Kuko ntabwo ari bo bagomba kwisenya bonyine.
uri kuvuga abandi nande? ndavuga Kongo, ntabwo ari Kongo mu masezerano ya Washington. Kongo buriya ntabwo irimo, ahubwo ni armée congolaise, ni FARDC. Okay, nta kibazo. Kuko ntabwo urebye FARDC niri kuvuga gouvernement congolais no rien du tout. Ndabikwemereye. Yego. Armée congolaise ya Kongo. Yego. Mu masezerano ya Washington ukuntu ateye igomba gufatanya n'u Rwanda. Siko bimeze se? U Rwanda nka guverinoma. No, igisirikare u Rwanda ruzohereza igisirikare bafatanye gusenya umutwe wa FDLR bigizwemo uruhare n'iriya mekanizme. U Rwanda ruzafatanya n'igisirikare kitatumwe na guverinoma. Uracyagaruka kuri cya kintu twadiskiseho igihe nashaka kugaruka. Ndakurahiye ingabo z'u Rwanda zizagenda, reka musobanurire neza ubyumve neza, kandi uzabinyibutsa. Guverinoma y'u Rwanda izasaba igisirikare cyayo kwambara bagakomeza, barangiza bagafata urugendo bagiye kurwanya FDLR, bazasanga Hollande FARDC idahari. Niyo bidari ibintu, kubera ko guverinoma y'icyo gihugu ntabwo izaba yasabye izo ngabo nazo ngo zikenyere zikomeze. Ariko si ubwa mbere u Rwanda rukorana n'ingabo za Kongo. Umuja we tubyarabaye kandi bigera kuri icyo gihe byageze ku ntego. U Rwanda icyo gihe rwakoranye na guverinoma ya Kongo. Iyi model ntabwo byagenze gutya. Urumva iyi model nge ndindiriye kureba izakorwa mu buhe buryo. Nabona gufite icyizere cyinshi. Oya cyizere, uzi icyizere abantu nisenye komora ngewe. Igihe ibintu abantu biyemeje abantu batari bavuga bati twe tubivuyemo, ngenda komeza nkagira icyizere. Basinya amasezerano ya Washington, hano baravuga ngo guverinoma ya Kongo n'u Rwanda, kuko yaba u Rwanda ruvuga ko process cyangwa n'abandi babarimo kubafasha process iyi ngiyi y'ivore y'umutekano aho igeze it's okay. U Rwanda yaba u Rwanda imyiteguro ubwo igeze kure. Yes, n'abandi bari muri kumwe muri iyi no process na Kongo se. None se Kongo ntabwo iri muri mekanizme tubona. Kongo tufata urugero iriya vore y'ubutasi yatangiye, nibagenda bagahurira Washington bakavuga bati dore ibyo twagezeho, n'ibingibi nibaba bahari bose se. Ahubwo ngewe ari ikintu dukunda kwibaza ngo ese Kongo ibingibi bizabishobora, ngo ese ngo intera hamwe ko zivanze mu ngabo za Kongo, ibyo birareba batasi. Twebwe niba tubyibaza bibaza ko ubutasi bw'u Rwanda butabizi ibyo. Buza izo ntera hamwe ziri buzi muri RG bakoze kuvugamo ya Kongo. Umeze nka babandi bavuga ngo hayirwa bemera batabonye. Ubwo rero amaso yanjye aratunuye kuzareba itariki bihata ya 30. Urukwavu waruze urukwavu ngo rujya rutunura amaso ngo ishyamba rigashya rureba, nta kintu ngo bishobora guhagarikaho amaso yaratunuye tuzabona iki ntacyo. Ikintu kijyanye na Kongo ntabwo uzakibona, ahubwo ari ikintu mbona kijyanye na Kongo rwose ndabona nta gihari. Ari ikintu mbona Kinshasa muri aka gahenge ngende izanamo imitego sinzi niba muyibona. Kure kwiyadukiza igisirikare cyabo kikavuga ngo twebwe FDL tuyihaye ultimatum. Iyo ntabwo ari Kinshasa ni FARDC. Nabikwemereye ibyo ntabwo nongera kubitindaho. Yaba FARDC yaba guverinoma nta kibazo, kuko nge mpamvu rega nyishingikirije kuri guverinoma ntabwo yigeze ibinyomoza. Wari wumva mu yavuga ati umuntu utwa FDL mu gihugu cyacu nta kibazo. Icyo shaka reka wenda mubwire icyo shaka kuvuga, ni ukuvuga ngo Kinshasa irimo gushyiramo ibihato iyo ku bwayo ushobora kujya kubona ukabona yes iyo ni hypothèse ejo bundi iravuze iti no, u Rwanda ntabwo rwigeze rutwereka ko rwahagaritse gufasha AFC M23 kubera ibi bitero ikora kuri M23 intambara igakomera, ugasanga nabyizanyemo ibyo bihato byo kuvuga ngo iyi process ikongera bakayitera. Urebye ahubwo icyo kintu nicyo twashingiraho, nicyo Kinshasa ishyigikiye, nicyo ubona kubona impamvu donc kubona urwitwazo kugira ngo akomeze gutunga urutoki u Rwanda. Yo ntabwo nimwitega ko Kisekedi mu mutwe we azige nubwo yemera kwicarana n'umutwe wa M23 idoha, nimuzigere mwitega yuko mu mutwe we avuga ko M23 mu mutwe we hicaye mu Rwanda.
ni Doha se ni Doha burayicaye mu Rwanda. Kuri wa gatandatu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye umuhamagaro w'abategetsi ba Kongo bahamagariye abarwanyi b'umutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi kuko ari intambwe ifatika mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya DRC n'u Rwanda. Aho ngaho urumva l'élégance politique. L'élégance politique ni nayo waba ushaka kuvuga. Ntabwo bashaka kuvuga ibintu biri kuri nk'ibyo navugaga. Bavuga ati bira byavuzwe n'abasirikare babyegetse kuri Kongo Kinshasa. Bategereze ko izivuguruza. Kuki batavuze Washington, kuki tavuze ngo dushimiye igisirikare cya Kongo? Babyihoreye ariko barabizi ni nko kukubwira ngo l'élégance politique yegizaga ko abasirikare abayobozi ba Kongo aribo bavuga ibyo, ariko reka dufate ko aribo babivuze. Okay, kuko urumva Amerika nayo yaravuze iti dushimiye icyemezo cya guverinoma cy'ubuyobozi bwa Kongo. Buriya bavuze rega guverinoma. Umujyanama mukuru wa Perezida Trump ku kibazo cya Afurika Masadi Boulos yagize ati twishimiye icyifuzo cya Kongo Kinshasa gisaba ko imitwe yose ya FDLR gisaba gushyira intwaro hasi kandi ikitanga hakurikijwe amasezerano y'amahoro ya Washington, bishimangirwa n'itegeko ry'ibikorwa byo ku itariki ya mbere kwakira. Yongeyeho ati iyi ntambwe ifatika irateza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, koroshya gutaha, kugarura ubuyobozi bwa leta no gushimangira umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yego, uzi ikibazo gihari se buriya nge navugaga iyo abari leta yavuze yakagombye gutangira ikavuga iti dore ibyangombwa twateguye gutya, abazagira icyo bazaba bari ahangaha, ibintu ibyo bireba ubutasi ntabwo babishyira ku karubanda. Ubutasi butanga amakuru gusa. Oya, ibintu bijyanye buri kuri niveau ya execution. Umva, ibintu bijyanye na operation kuvuga ngo bari ahangaha ngo ibikoresho bizakorwa nibyo byakozwe tariki ya mbere, ntubyibuka se? Reka nkubwire ikibazo nke ko utari kumva. Ubutasi bwarakoze. Okay, bwatanze amakuru. Ubutasi ntabwo ari bwo butanga projet. Urumva, ubutasi butanga amakuru abadecortique yarangiza agasohokamo un plan d'action. Iyo plan d'action rero yishaka bashyire ku karubanda yubahirizwa na guverinoma ya Kongo. Kubyumva? Kandi nyine ibintu byaje ku karubanda, ahubwo byaza ku karubanda n'utagomba kubizana. Gusa ikintu ngiye nemera ku giti cyanjye, ariko ubwo nande badukurikiye baraza kutugiraho inama. Ibijyanye na operation buryo izakorwa birareba abatekinisiye b'abarchitecte b'urugamba. Ntabwo abapolitisiye bajye hariya bajye kuvuga ngo bajye gushyira plan hariya. Nta plan yo kwerimina FDLR dukeneye. Urakubyumva? Urashaka premize gute? Ariko turashaka engagement ya gouvernement. Kandi Washington bivuze ati turashima guverinoma. Nakubwiye ngo ni élégance politique ivuga ibyo igamije kubwira leta ya Kongo ngo igihe bavugaga kuriya ni mwemwe mwari mwabivuze, ariko ntibizagutangaze ko bivuze ati ntabyo twavuze. Ahubwo uzi ikintu Kongo izakora, izagenda ifate abaturage basanzwe tujya tubona ari biza kumurika ngo dore nkuri bashyize intwaro hasi se. Noneho abashefu bamwe bakomakomeye izabakura barye wabi bashyire muri warimiri. Abaturage basanzwe bahise bo mu mashyamba oya pano bari barafashwe bugwate na FDLR nk'abari mu mashyamba. Yego, bari ushaka kujya kubona ukabona ni barimo kumurika imbere ya nuza ya MONUSCO. Ati singaba se, ati bashyize intwaro hasi, ati baratashye abaturage. Noneho de pivot babandi bya bikomera ari abanyarwanda nabyo ntacyo byabitwaye. Ari abanyarwanda uzi se icyo gihe nibyo nkubwira ngo projet imeze gute ni iminsi 90. Yaba ari intangiriro. Ambasaderi Ndungire yaravuze ati nyuma y'iminsi 90 haziyongera iminsi 30 ya evaluation. Kugenzura niba kuko operation twakoze yarageze ku ntego. Hari umwe babone gutangaza. Hari umwe uzaba abusan. Mbo. Hari umwe utazagaragaramo aho ngaho. Reka two kuba Ububirigi nabwo kuri iki cyumweru. Ububirigi nabwo kuri iki cyumweru bwatangaje ko bwifatanyije na Masadi Boulos mu gushima muhango wa DRC, umuhamagaro wa DRC usaba FDLR kwitanga no gushyira intwaro hasi. Abo ni indyarya ubuse nibwo bibutse kubisaba imyaka bamaze. Ububirigi bugezemo gute koko?
minisitiri hari ahantu urasodoka buhoro buhoro kwigaragaza neza nabwo bugahita bugaragara hari inama se ejo bundi inama ya francophone ni hafi hano agomba kuzana bagage nyine bise bajya n'amahanga ati twebwe dushyigikiye ko FDLR ati kandi twakoze ibintu bishoboka byose ati nta kintu tutakoze ati minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero Maxime Prévost mu butumwa yanyujije kuri X yakomeje avuga ko kubuza ubufatanye ubwo ari bwo bwose bwa FARDC na FDLR no gutanga ibihano bikaze kuba zarenga kuri ibyo nabyo ni ngombwa. Ati ubu ni ngombwa ko ibyo byemezo bidashidikanywaho bihinduka mu bikorwa bifatika kuri terrain kandi impande zose zikagira uruhare rwuzuye mu ntego y'amasezerano y'amahoro ya Washington. Ubwo rero Ububiligi nabwo bwagezemo umuhamagaro w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyizwe ahagaragara ku wa gatanu usaba ibice byose bya FDLR kwishyikiriza abategetsi ba Kongo cyangwa MONUSCO hagamijwe ko basubizwa mu Rwanda kandi urumva bamwe bari kwishyikiriza ubutegetsi bwa leta kandi leta irabafite reka nkwereka Abdallah ni ukuvuga ngo natwe twishime ko nuza FDLR yabigiye gutaha se twishime nyine yuko Kongo Kinshasa yafashe icyemezo cyo guhamagara FDLR ngo nitahe. Ninde tutabyishimira ahubwo reka tutegereze mu bikorwa bizakorwa. Icyo nicyo kintu tugiye kuzareba kuko niba kizakorwa. Yego. Ariko ngewe uko mbibona FDLR leta burya bari leta. Kisekedi aramutse afashe icyemezo cyo gusenya FDLR wenda akavuga ati ngewe kwisenya njyenyine ntabwo ntabishobora nimuze mumfashe nka kure yatumiye Uganda ati nimuze mumfashe gusenya ADF akatumira u Rwanda ati nimuze mumfashe gusenya FDLR nubwo tukunze kugaruka ku kintu kimwe ati ntabwo wenda ushobora gusenya FDLR mu buryo biri physiquement ariko mu buryo buri ideologique haracyari ikibazo kubera ingengabitekerezo yakwiriye mu karere k'ibiyaga bigari kubera FDLR cyane cyane muri Kongo. Ariko byibuze hari ikintu babagabanyije noneho leta icyo gihe ihagaritse gukomeza kongera kuyibundikira ntabwo yakongera kugira amashami hano muri Kongo aza guteza menace igihugu. Nge ndumva ari cyo nabivugaho. Ugira ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga salo, salamanje, ibyumba harimo ya marbre y'ibikoni na douche n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo za douche, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafond, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Kuvuga ngo niba ajya gusenya FDLR ari umwanzi wa M23 icyo gihe M23 zahatiba umukunzi wa FARDC ariko yasabwa no kuberereka izaberereka ayinya izabatsaho igitutu nayo yaberereka ati yaberereka iti ko bamubwira ati mwegereyo tukwereke atabatarukira M23 ntabwo avuga ngo ngiye ngo ndaguma hano berereka tukwereke uko intama zambara. Abantu bajya bavuga ngo RDF muri Kongo uburetse ni mu yihe urwango noneho irinjiye ku mugaragaro maze ukwereke nibwo muzayibona. Bajye babaza ibyihebe muri Mozambique M23 bayibwira ati berereka tukwereke amaraso aba bantu birirwa bagucokoza hano tukwereke ukuntu twe economy operation zikorwa. Nibyo abantu bajya batekereza ngo byananirana ngo byatinda operation yakwihuta cyane iri yakwihuta. Fulgence ati mwaramutse
Nyangagata bakamuha baragakata bakamuhe. Ntabwo ari ikihebe, nge ndamufana gusa ntabwo akazi, ahubwo ubutasi bwe nibwo bwarenze. Gusa ashaka kuvuga Fulgence, menya ashaka kuvuga Netanyahu. Okay, yeah. Birashoboka ko we amwemera. Yeah. Uburenganzira bwe. Reka rero tugire. Reka tujye muri Kongo Kinshasa. Reka mbere Kongo Kinshasa kubita tubanzemo insolite nkubita insolite yamamaye cyane. Nta nubwo njya kure. Iri kuvugwaho cyane. Ministre wa sport. Yego. Wacu. Ministre wa sport. Yego. Mukanzayiri, Neli Mukanzayiri. Yagaragaye ateruye ariteri 200 di. Iteruye ubwo sayiterura buri munsi. Ntabwo byashoboka. Oroshya. Oya, byabaye solite rero. C'est pour une occasion. Yavuze ati reka mbereke ko mfite imbaraga mu maboko, ariko urebye mu kazi ukuntu ateye, ntabwo yaba umukobwa, ntabwo yaba umudamu cyangwa se uterura. Abantu bazira ngo gutera akantu njya mbona ari umutaliyani ukunze kugaragaza insolite aterura ibyuma binini cyane. Ibiro n'ibiro. We afite bingahe? None umubonye. We aragenda agasanga amajeba angana ni studio akamuseka cyane. Yitwaza ubundi rakrete bayarakoze, irakrete ye. Abo bayigize ngo umuntu ukora amasuku. Rakrete ye ibipimo ibiro 35. Barakubeshya. Narayibonye. Ni wamubonye. Bari ba atlete bajya bicara munsi ya artère. Bajya guterura bagashyiraho ka block hejuru. Bagashyiramo akantu ko gufungamo. Urukumva. Noneho yaterura akanga kweguka. We riri yaje guterura ahita akavanamo. Akajyamamo agatatera agatereje. Abandi bagasigara ko ati mananje ukigabo ibintu kibiteruye gute. Gusa ngo guterura ariko yarabikora, arazwi cyane mu Guinness de record. Mukazi yire birashoboka pour une fois ko yaterura 100 kg. Nabonye birashoboka. Yavuzweho cyane kabisa. Birashoboka ariko ntabwo yabigira sport. Ibyo byo rwose la je mets en défi quiconque wambwira ngo sport ye ngo no guterura 100 kg, c'est impossible. C'est impossible. Ari fit one. Yego agaragara ko ari fit. N'uburi sanzwe ubona ko ibintu bya sport ari ibintu bye, ariko ntabwo ibyo guterura ntabwo ari byo. Araka video nigeze kubona kuri YouTube babandi babacokoza atebana ati Leta y'u Rwanda yari kuriye gushyiraho Minisiteri y'Ubwiza, ati Mukazayira akayikurira. None tugiye mu bwiza ko bitoroshye mu Rwanda, waheraho ukarangiriza hehe? Mu byerekeranye n'ubwiza mu Rwanda ko bitoroshye. Reka twikomereze muri Kongo. Ugiye kumera nka wundi mu Bugande, arya nta mukobwa mu Bugande w'ikibuno kivuye nk'ariya kikazunguruka kikagira nk'ano cyongera kikagaruka i Buganda. Mu buyobozi bw'Ubugande hari umudamu niba bari umudepite, niba ruvugira urubyiruko, nawe nabonye afite ikibuno kizungurutse kigira nk'iyo ngiyo. Ibyerekeranye n'ubwiza u Rwanda ntabwo rujya ruhigwa muri ibyo bintu. Bareke rero minisita yiturize w'abandi, afite umurage w'u Rwanda ntabwo undi. Ibyo bigiraho biva nta yego. Ati uwitwa Baraka ni ubwa mbere ngira ngo twandikiye. Ati murabona ko Kongo yakikura FDL koko? Wenda urashe bose hamwe n'aba FARDC. Nka tujye muri Kongo turazogaruka muri message. Igitekerezo cyo nacyo tucyumve neza. Ati keretse wenda urashe FARDC na FDL kubera ko ntabwo ntibashobora, ils sont inséparables. Tu ne peux pas les distinguer. Ibi twagiye tubigarukaho no muri umuja wetu bari cocktail Evans. Ariko icyo gihe u Rwanda rwatangaje ati kabisa operation yagenze neza. Usibye ko nyuma nyine bongeye kubagarura. Ibi birareba. Reka mbwire uko mbitekereza ngewe. L'objectif c'est pas éliminer physiquement tout le monde. L'objectif c'est éliminer le système. Ya FDL. Elle est le planificateur. Les artisans, les idéologues. Les idéologues.
nkeka ko ibyo byo byashoboka ku buryo bworoshye ni ukuvuga ngo les cibles zikaba zizwi cibles zikaba zizwi naho abandi bo bashobora kuba ari maîtrisable kandi byagiye bibaho muri operation Moja Wetu muri za operation Sokora 1 Sokora 2 nibwo hagiye hapfiramo bari abantuza ba Mudacumura yego n'urayoboraga Rudurunana burya ari ikintu bugabanyije kongera kujya kwisuganya yego iyo badatashye babona bakaba elimine nukuvuga ngo buri muri elimina systeme yabo ushobora no kwelimina source d'approvisionnement zabo none ubwo akaba hasigaye leta yabafashaga ubwo nibisubiramo yego izaba yisha amasezerano y'amahoro basinye hagati y'ibihugu byombi ugushobora no kudetruiza les finances zabo yes les finances aho bakura amafinance yego ukavuga uti abo barashegeshwe alors pour se ressaisir il faudra un temps énorme dufate nk'urugero ubona ko bari bafite ibirombe ibyo birombe nibo bibatse hano bari bukura amafaranga bari bafite isoko ry'amakara muri Goma yego iryo soko niba uribatse ahantu bakataga amakara ukaba bakura ibiti ubwo nta yindi source bari bubone yego niba bari bafite isoko ryo guhinga ibirayi n'ibiki byose bakaza bagacuruza ibyo nibo bibatse barakura yindi source niba wangije source de revenu le finance la comptabilité zabo zikangirika okay ibyo ni ukuvuga ngo ni system urwo rugero rutanze nirwo no gusenya system voilà yego tujye rero muri Kongo tubwo muri Kongo turavuga ku byerekeranye n'urugamba ruri kuba hagati ya Wazalendo FARDC na Wazalendo oya ni Wazalendo ahubwo bari Kavimvira bari kurwana Uvira affrontement entre fraction Wazalendo Kavimvira ni ukuvuga ngo ni nkuru sana neza ryanye CD Neuza ni bahita gute icyo kinyamakuru oya ni actualité.cd actualité.cd ni ukuvuga ngo Kavimvira ni ku mupaka w'u Burundi na Kongo yego hari umupaka wa Gatumba na Kongo uwitwa Makanakura muzi yego umugeneral general yego ma autoproclamé Makanaki yego rero yasubiranyemo na bagenzi be barimo barapfa umupaka induru ejo zari induru isenene ziri kuryana umugani wawe senene ziri kuryana ibi twongeye tugaruke ku byerekeranye n'umutwe wa Wazalendo washyizweho ushyirwa na leta uba finance na leta ariko noneho uhabwa mission yo gukora nta budget izwi no kuvuga ngo resources zayo nuko kwiba abaturage no gusoresha imisoro ici et là alors ni gute hataboneka urugamba hagati y'abantu babiri bahuriye ahantu hamwe buri wese ashaka kuhashyira bariyeri buraba bafinyungu oya na influence izo bariyeri rero yego zirimo hariya muri Uvira na hehe hose nizo zari Goma yego niyo mpamvu n'abaturage ba Uvira baratabaza arya mu mujyi wa Goma baratabaza mu 23 ntago nigeze mpagera icyo gihe mu mujyi wa Goma hose habaga bariyeri nanjye nabwo nahageze ariko ukurikije amadokumenteri cyane cyane ibitangazamakuru mpuzamahanga yego byo wabonaga ko bifite access yo kuhinjira amabariyeri ya Wazalendo FARDC birwa bambura abaturage nibyo rero biri mu mujyi wa Uvira kuvuga ngo Wazalendo nibo bafite imbaraga yego ubona yuko niyo FARDC ivuze bayikoramo ntabwo ari byiza kubarakaza kuko bavuze ngo iyo barakaye bahita bakubita FARDC babanyoye ibiyayuramutwe ujya kubona n'ubu ngubu bajyaga barasa FARDC ikirundi bagita ibiyayuramutwe babayayutse ibiyayuramutwe babanyoye ibiyayuramutwe ari byo biyobyabwenge hari ibiyobyabwenge byinshi icya kabiri baba bashyizwemo ideology z'uko batari buraswe ngo bapfe yego ntabwo bapfa ngo ntibapfa mayimayi ingoma bafite amazi banywa barasa amasasu akajya ahunguka ntabwo bashobora gupfa ubu rero bo ubwabo bahuye ntabwo bashobora gupfa kandi ni ideology imaze igihe kinini yo kudapfa yego imaze igihe kinini bavuga ko ngo iyo umuntu ngo yimennyeho amazi hari n'abasaza bari aho ngaho bavuga ati muze mbanze mbahereze la potion ni nka potion magique ijambo potion magique wigeze uryumva oya bashe les Gaulois nabo ntabwo bazi
les Gaulois c'était de vrais combattants barwanaga cyane n'aba romani hari rero abarwanyi bitwaga Vercingetorix noneho hakazamo ba Asterix kugira ngo yari muto cyane ariko yarwanaga bidasanzwe mbere yo kurwana rero yanywaga akubitaga la potion magique la potion magique yatumaga agira rapidity idasanzwe yego iyo niyo Wazalendo rimo akaba na Obelix utarashobora gusoma kuri potion magique kuko yari yaraguye mu kiri umubebe urakubyumva barabarwanyi bo ku rwego rwo hejuru no kuvuga ngo Wazalendo bo bayisomaho oya bo bagomba guhabwa potion magique mbere yo kuza mu bahura na le problème nuko ari kiyayura mutwe AFC yo nigisomaho ubwo imeze ntabwo yasoma kuko yaguyemo ikiri bebe na Asterix AFC yaguye muri potion magique ni nka Asterix bebe none ntabwo yangwa kuri potion magique ni byo twavugaga ko mu majyepfo muri Sud Kivu hagaragara imirwano hagati y'isanane Wazalendo ziri kuryana bazira iki none ntabwo yangwa bapfa inyungu z'amabariyeri bagomba ahangaho rero barwaniraga ikintu kigaragara gifite umutungo ugaragara umupaka wakavimvira umupaka winjiza amafaranga menshi ku buryo uwuyoboye ubwo ni nawe uri boss yego katubaviho twagiye kuri Bertrand Bisimwa na Bertrand Bisimwa rero turavuga nabi ibyo wavuze Bertrand Bisimwa urebye yasubizaga Kisekedi kuri iyi disikuru ejo yavugiye imbere y'aba diaspora aho yavuze ati nous avons pu endiguer la guerre avec le Rwanda yes Bertrand Bisimwa leta amusubiza ati oui monsieur le président oui vous avez raison monsieur le président urabona abadiplomate ukuntu baganira ariko ikintu twakwibutsa abandi baba badukurikiye usanga batukaba perezida ibaze nawe ubwayo iri kurwana na Kisekedi ariko barashyiraho monsieur le président vous avez raison il n'existe plus d'agression en RDC parce que vous l'avez d'après vous endigué twashoboye guhagarika iyo mirwano hagati yacu turavuga ukuri kubera amasezerano ya Washington retenez que le tsunami qui souffle présentement à partir des côtes est de la RDC s'appelle la révolution ati inkundura ati nibyo koko ibibazo byanyu n'u Rwanda mwashoboye kubisuzuma ariko noneho inkundura iri hano ati umuyaga tumuhengeri uri guturuka muri est ubaganaho ngaho muri west ati bahwita révolution ati ni révolution c'est pas la guerre avec le Rwanda c'est pas la guerre avec le Rwanda yego ntabwo ari intambara n'u Rwanda ahubwo ni révolution urimo urahumeka ibyo ntabwo bigomba tsunami urayizi ntabwo tsunami I know buriya kuba yakoresheje terime tsunami ushobora kubikuramo ikindi kintu tsunami harya si yangije le côte thaïlandais le côte na l'Orient muri za Thaïlande ariko hano yangije cyane mu Buyapani igihe isenya nuza amasantrale nucléaire no muri Indonesia muri Amerika naho hari kigeze kuza amakwa Bali ku kigo cya Bali yigeze gusoma igitabo cyitwa banasomaga SAS uri ibitabo bya SAS ni nabisomyemo kenshi cyane kimwe nigeze gusoma rero mpamagarira abakunda SAS bazasoma igitabo cyitwa amakwa Bali yego nacyo ni cyiza cyane tumva ibi yamusubije ashaka kuba ati yo tsunami uri kubona ni kuvuga ngo uwo muhengeri cyangwa se iyo tsunami ni umutingito ubundi ubera mu nyanja none ugahita uzamura amazi akava muri ibyo bita le lit abafite nk'umuhengeri wa metero 20 ngaho mbwira rero ibintu asanze ati uri kuza ugana Kinshasa tsunami kuza uturutse muri est ati ibyo wigira byose ati izina ryawo ntabwo ari tsunami ni revolution ati tsunami urimo kubona ni revolution c'est la revolution yes muri studio turi kumwe na muganga Damas urahuraho yego ndamahoro ndahumeka neza ni icyo uzanye muri studio ya Bwiza TV
by'umwihariko ndavuga muri Prime Health Infinity twabateguriye poromosiyo y'igabanyirizwa ry'10% kuri buri ndwara umukiriya afite ubushobozi bwo kwivuza yose, mbese no gufasha umukiriya kumenya kwivuza cyangwa umurwayi kwivuza neza uburwayi afite. ubwo kubwivuza akabona imiti byose bigenda bite? ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ubundi discount cyangwa igabanyirizwa ariko tukabyita poromosiyo, ni uburyo duteganya dukunda kugira by'umwihariko kugira ngo duhe abantu igabanyirizwa babashe kugura ya miti yacu. Muri bo hari abivuza baba barwaye, hari n'abashaka kwirinda. Imiti bayisanga he rero? Abari muri Amerika, Australia, Canada, abo bose bashobora kubona imiti yacu muri Amerika. Abari mu Burayi n'ibindi bihugu bya Afurika, muri Aziya, abo bose bari hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 782 99 naho abari Gisenyi umanukira kwa Karaveri ujya ku muhanda w'amadepo, hakurya yaho bahita babona aho dukorera. I Kigali ni ku muhanda uri inyuma y'isoko ujya 12, inzu ya mbere hakurya Vision Restaurant niho dukorera. Abo bose bari mu Rwanda hamagara 0782 99 ubundi poromosiyo iyo miti yanyu ibafasha gukira indwara zose bakaba bageze gute? barayibonye ukwezi kwa 10 kose ntibazacikanwe rwose. Abarigoma twari twabibagiwe, abarigoma ni muri gare centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinyerise cyangwa urenzeho gato kuri Rond-Point Chikudu, gare centrale de Goma. Yego murakoze cyane Dama. Murakoze cyane. Reka rero tujye muri Kongo Kinshasa muri feto isanzwe, feto kabisa tutabura kugarukamo. Yego chapitre, ubwo chapitre ya kabiri se? Chapitre ya kabiri. Yego ejo twema tuganira waratebye agati ibyo yahishuwe igice cya mbere. Twagiye tuvuga imirongo, twagiye tuyigarukaho. Muri chapitre ya kabiri ibyahishuwe ati nuko Perezida Tshisekedi yari Buruseli imbere y'imbaga imukunda cyane n'amashyi menshi, arayibwira ati ibyo mubona mvuga mu bitandukanye n'iby'ukuri. Tilize sur mes lèvres bane nuko yakongeye kubabwira ati ngewe sinemera n'ira mishyikirano, ati ndetse na biriya bya Washington ntimubihe agaciro. Ati mumenye kandi ko ari nge wabihaye agaciro, ari nge wabikoze. Ati ni nge wabikoze. Ati kandi ntimubihe agaciro. Nduhungire rero yamusubije. Yego ambasaderi Nduhungirehe, Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, muri no minsi arimo arakora cyane. Yego Retorike ivuye Kinshasa ari guhita yisubiza direct, arayireba akahita yibona ako kanya, kandi nawe akaza avunira mu ivi yerekana facts. Iyo mvuga kuvunira mu ivi wenda banyuve neza, ni ukwerekana ibimenyetso simusiga. Nakubwiye ko byo babyita imfunira. Imfunira nibyo imfunira niyo ihamya ku buryo buhagije. Ngiye kugenda navuga noneho ingaruka zayo ziba ari gukubita kawo. Yasiko mbona kawo ya mbere ntabwo yahise ajurira, barajuriye yaregutse, ariko se azakomeza ahagarare. Katurebe ko ino kawo noneho ubigire. Yego aragenda usemura mbo tu pourras toujours attendre jusqu'au calende grec. Tuzategereza amaso ahere mu kirere. Nicyo nshatse kuvuga. Car le Rwanda n'est vraiment pas intéressé à participer à cette comédie. Ati kubera ko u Rwanda ntabwo rwose rushishikajwe no kujya muri iyo mikino. Improvisé destiné à un public congolais et international non averti. Ati ntabwo u Rwanda rwiteguye kujya muri iyo mikino itungurana. Ati igamije kunezeza abaturage b'abakongomani batazi n'ibiri kuba. En revanche, en matière d'attente, c'est plutôt le médiateur américain qui attend toujours que le président Tshisekedi revienne sur sa décision de rejeter le cadre régional d'intégration économique. Atahubwo icyo nakubwira nuko niba ari byo gutegereza umuhuza iragutegereje ugaruke wicare ku meza ekonomi tuyango bya bintu by'ubukungu tugira icyo tubivuga. Garuka bebe ariko bebe ninjye ryongeyeho bebe ntukarivuga. Njyanye numva birimo ibintu bimeze nk'ubyitwara nabi ku bakobwa. Pourtant approuvé par la délégation congolaise à Washington le 3 octobre 2025.
ati ibyo bintu uri kugenda wihunza uri gukwepa kandi twarabyemeranyijwe kuri ya tariki ugomba kugaruka yego arongera amubwira undi mediateur agomba gutegereza ngo c'est plutôt le médiateur Qatari qui attend toujours que le président Tshisekedi mette fin à ces blocages et fasse des progrès significatifs dans le processus de paix de Doha. yego ati ahubwo ati umuhuza wa Katari ni wowe ugutegereje ati kugira ngo uhagarike kongera gukomeza kuzambya ibyo by'ibiganiro ugaruke ibintu bijya ku murongo. Et ce sont plutôt les médiateurs, les partis aux deux processus de paix et la communauté internationale qui attendent toujours que le président Tshisekedi cesse de violer le cessez-le-feu par des avions, des chasses et des drones d'attaque, qu'il cesse les attaques contre les villages Banyamulenge et autres Congolais Tutsis qui neutralisent effectivement les génocidaires FDLR, qu'il cesse de collaborer avec les milices criminelles Wazalendo sous sanctions internationales. ati nabahuza bo mu karere nabahuza b'Afrika bategereje ko rwose Perezida Tshisekedi ahagarika ibitero bya buri munsi ku baturage, ibitero atera Abanyamulenge, ahagarika gukomeza guhereza Wazalendo intwaro zigamije kwica abaturage ashinzwe kurinda. Kandi iyo mitwe ikaba yarashyiriweho ibihano mu rwego mpuzamahanga kandi ikurikiranwa nyine. Ngo cyaga ikindi qu'il mette fin au discours de haine et à une attitude belliqueuse contre le Rwanda et qu'il renonce à faire recours à des mercenaires, ce qui est en violation du droit international. Voilà. Atabahuza barategereje, ati baracyategereje yuko ahagarika amagambo y'urwango, ahagarika amagambo y'agashoza ntambara ku Rwanda, ati ahagarika ikindi bavuga n'iki mercenaire, ati hagarika gukomeza kwitabaza aba mercenaire kandi bibujijwe n'amategeko mpuzamahanga. Ati voilà, ati nuko asoje avuga voilà. Yari yatangaye ati kubera iki umuntu iyi ni impfunira yo mu maso, iyi ni impfunira mu maso yari iyo kubise impfunira bakubita nko muri amarinete yawe c'est fini, contrôle c'est fini. Kishasa yari yegutse, yego bayikubise indi impfunira. Yego icyo ni igice cya kabiri. Igice cya kabiri oya ahubwo ni igice cya gatatu. Ku gice cya kabiri yasubizaga Tshisekedi wari wavuze, yasobanuriye abaturage bose aho bari ababwira ati rwose kuriya kuboko mu gusome nk'ubutwari nk'ubupfura. Buriya rero hariya Olivier Nduhungire ni nko kubwira Monsieur Tshisekedi ati wikwitaka ubupfura, ati ubupfura bugira isoko mu Rwanda, ati ni no bufite n'indaro ntimwigeze mugira ubupfura, ati ubupfura ni ubwacu turi muri naho reka ibingibi maze ugiye wicare ku ntebe z'imfura, uri kwiraza i Nyanza kandi ari bigutegereje. Yego utarakora ejo bundi warohereje abantu dosiye bayirangije urabihagarika. Yego hari ibigutegereje. Aba mercenaire ukoresha umuryango mpuzamahanga utemera, hari ibigutegereje. Yego Tshisekedi se buriya tubaze abadukurikira barabona azagira ubupfura, azageraho ubupfura burigwa cyangwa buravukana. Tshisekedi azemera ku neza cyangwa ku nabi, ye numva ari cyo nasubiza. Azabifura la noblesse. Nabo baratubwira la noblesse mu myitwarire ya Tshisekedi izagenda yiyongera. Hano ngiye kumwemerera none uburyo agiye guhangana na Uncle Trump. Tshisekedi pour sa noblesse. Ati kumangamanga no gukenesha amaboko, no kugendesha amaboko amaguru ari hejuru. Kamangamanga uri hafi y'umupaka w'u Rwanda bro. Bareka turebe hari abantu batwandikiye bandi ngira ngo dusozerezeho. Barakadani amanga banditse nyamara. Trésor Papi Tshisekedi gusenya FDLR. Okay, twavuze Fulgence ati mwaramutse. Okay, nabyo twavuze. Barakadani ati murabona ko Kongo yakikuraho FDLR, wenda urashe bose bamwe n'aba FDLR byose byashoboka. Aho ngaho yaravugaga ati umuti nuko bose bavaho hamwe n'abayobozi babo, naho ibindi ntabwo bishoboka. N'aba FDLR yavuga uzi umuti washoboka. AFC igeze Kinshasa igafata ubutegetsi ikubaka igisirikare bushyashya, kandi ibyo nabyo ubwo igeze Kinshasa. Ubwo uri kuvuga umuti wawo ndi watanzwe na Nanga rero
nanga yavuze ko igisirikare cya Kongo kitazabaho. none se iyi miti nayo yarageragejwe ariko nta gisubizo yatanze. Iyihe uribuka kuri forces armées zaïroises AFDL yaragiye yitwaga faze AFDL yaragiye ifata ubutegetsi abantu baravuga ati akinera hamwe karashobotse ariko babatangiye gukorana nazo. no ideology yagumye yayindi babashinze icyo bitaga FAC forces armées congolaises yashinzwe na Kabila nyuma Kabila peri nyuma umuhungu we aza gushinga icyo bise FRDC hagiye haba mu operasiyo menshi n'iki mbona AFC ishobora kugera Kinshasa bitewe n'uko wenda kubaka igisirikare gishyashya n'iki ariko hahita havuka cya kibazo eske kubyimba abakongomani ku buryo bayiyumvamo batabimvamo ko ari abanyarwanda iki kintu nacyo gikunze kugorana. Ngewe cyo ntekereza Kongo Kinshasa mbona yarapfuye iturutse hejuru cyane yaturutse kuva kera yapfuye iturutse hejuru ijyana hasi n'ubu ngubu rero gukemuka rero byagombye gukemuka biturutse hejuru bimanuka nanone bikajya hasi. Ibyo byose abakongomani bagaragara nk'abantu bashobora kubaha ubutegetsi nuko babuze leadership iri strong. Yego babuze leadership iri strong ishobora kubafasha kubaha inzego bashyizeho kandi izo nzego nazo zikaba ari inzego ari nzima. Baraka Danati murabona koko Kongo yakwikura FDL ati ntabwo byashoboka. Mumuhoreze Diane rero ati mwaramutse neza abavandimwe icyumweru kizababere cyiza nkunda ubusesenguzi bwanyu pe komera Diane mumuhoreze. Akaza uwitwa Nyirindekwe Gerard ati turi kumwe. Fulgence ati ubwo se Kayumba yagiye gushumba mu ifamu ya Neva wumva ngo ari hafi y'amafamu probability sense iracyari hasi sinabihakana ati kumangamanga no kugendesha amaboko amaguru ari hejuru wacuritse umutwe wavuga byo kumangamanga mu nyine kumangamanga ntabwo narinzi cyari cyo kumangamanga ugashita kuri hano Kigali kumangamanga njye narinzi ko ari nko kuzerera wabuze iyo erekera no urumva ngo kugenda amaguru yashyize hejuru ugendesha amaboko aho ngaho hari umukomediye nabonye bagaragaza nyine ahantu ko umuntu atagomba kuhaca n'amaguru agenda n'amaguru no pas circulation pour les piétons aranje ati ibyo byose ngomba kujya ari hakurya aranje agenda n'amaboko none bamubwira ngo ntabwo yakoze kandi icyapa kirabuza amaguru je nagenesheje amaboko ari yambukira rigende. Wenda inkuru twavugaho twibagiwe ni muri kwa tonto Cameroon yego kwa Vie rwose ejo yagaragara uyu munsi bari gutora habwo ibiro by'itora byafunguye sejo nejo niwo byaba nejo batoyeje ntabwo no munsi twiteze kumenya ibyavuyemo. Twanakwibutsa ko wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda Makuza niwe uyoboye intumwa za Union African tonto rero w'imyaka 92 agiye guhanyanyaza ati rwose ibyo ntabahaye aka ni agashingura cumu. Nizere ko insinzi tuzayibyinira Yaounde. Nabonye kuno kubitangazamakuru byo mu Bufaransa ngo ni ufite amahirwe hafi nka 90%. Hari undi nawe bahanganye ngukomeye ufite imyaka 75 umva nawe bakareba bakabona nta kigenda bazafata uriya quand même il faut l'accompagner bamusagishe neza. Il a ouvert son cœur ariko ngo bakimara gutangaza arahita yisubirira mu Busuwisi agiye kwirira